Tugiye gusoma muri Bibiliya zacu cyangwa se mu gitabo cy'imigani, ibice ni bitanu, turahera ku murongo wa mbere. Reka tubanze tubahe ikaze inshuti bakundwa ba Blessing Hope Rwanda TV ndetse na baho nkawe ubwawe kuri TikTok, naho kuri YouTube twitwa Blessing Hope Rwanda TV. Tubahaye ikaze. Uyu munsi turi tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka 2024. Turi kuwa kane. Tubanje kubashimira kandi tubanje kubifuriza umwaka mushya muhire, uzababere w'ibyishimo. Uyu mwaka dutangiye uzababere w'amata n'ubuki. Uyu mwaka dutangiye kandi muzahe muronke, muzagwize, mubone n'ibyo mutanga. Ibiganza byanyu bizahore bifite ibyiza byuzuye, imifuka yanyu izahore yuzuye ibyiza. Ntimuzagire icyo mukena cyangwa se ntimuzagire icyo mwifuza, ahubwo ibyifuzo byanyu bizahore biri ku Uwiteka kandi amashimwe yanyu azahore ari ku Mwami Imana. Turabashimiye rero, turabashimiye. Twongeye gushima Imana yo yatwemereye kugera kuri uyu mwanya, ikatwemerera kuramuka, ikatwemerera kutwambutsa uyu mwaka 2025, ikatugeza mu mwaka 2026. Ni ibyishimwe, ishimwe rikomeye. Twe n'urubyaro rwacu, wowe n'urubyaro rwawe, nawe n'abagukomokaho n'umuryango wawe, ni ibyo gushimira Imana. Ni iby'agaciro kenshi kubagira. Tubisegeho rero, bamwe hari abo tutabanye neza mu mwaka wahise, twizeye ko tuzabana neza muri uyu mwaka uje, muri uyu mwaka dutangiye. Aho bitagenze neza tubabarire, natwe aho twababangamiye tubabarire, kandi nta muntu, twese turi abantu, twambaye umubiri n'amaraso. Mu migani rero, twihuse mu migani ibice bitanu, ku murongo wa mbere handitse ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kwirinda ubusambanyi. Ijambo rifungura uyu mwaka, ijambo rifungura uyu mwaka wa 2026 kuri YouTube channel ya Blessing Hope Rwanda TV cyangwa se kuri TikTok twitwa baho nkawe ubwawe. Tugiye murongo wa mbere handitse ngo, mwana wanjye ita ku bwenge bwanjye, tegera ugutwi ubuhanga bwanjye, kugira ngo uhore witonda kandi iminwa yawe ikomeze ubwenge. Kuko iminwa y'umugore w'inzaduka itonyanga ubuki, kandi akanwa ke karusha amavuta koroha. Ariko hanyuma asharira nk'umuravumba, agira ubugi nk'ubw'inkota ityaye, ibirenge bye bimanuka bijya ku rupfu, intambwe ze ziherera ikuzimu. Bituma atabona inzira y'ubugingo itunganye, kugenda kwe ni ukuzerera atabizi. Noneho bahungu banjye, nimunyumvire kandi ntimwirengagize amagambo yo mu kanwa kanjye. Cisha inzira yawe kure y'uwo mugore, kandi ntiwegere umuryango w'inzu ye, kugira ngo utiyaka icyubahiro cyane ngo ugihe abandi, cyangwa ngo uharire imyaka yawe abanyarugomo. Abashyitsi be guhazwa n'ibiguturukamo, abashyitsi be guhazwa n'ibiguturukamo, kandi imirimo yawe ye gukorerwa mu nzu y'umunyamahanga. Amaherezo ukazaboroga, umubiri wawe umaze gushiraho, ukavuga uti, ayiwe ko nanze kwigishwa, umutima wanjye ukanga guhanwa. Sinumviye amajwi y'abanyigishaga, kandi sintegere amatwi abampugura. Nari ngiye kurohama mu bibi byose, imbere ya rubanda ndetse n'imbere y'iteraniro.
ujye unywa amazi y'iriba ryawe, amazi ava mu isoko wifukuriye, mbese amasoko yawe yasandarira hanze, n'imigezi yawe yatembera mu mayira, bibe ibyawe bwite, kandi ntubikorere ku nzaduka. Isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe, nk'imparakazi ikundwa n'isirabo nziza. Amabere ye ahore akunezeza, kandi ujye wishimira cyane urukundo rwe. Mwana wanjye, kuki wakwishimira umugore w'inzaduka ukagira ngo uhoberane nawe? Kuko imigendere y'umuntu iri imbere y'amaso y'Uwiteka, kandi niwe umenya imigenzereze ye yose. Umunyabyaha azafatwa no gukiranirwa kwe, kandi azakomezwa n'ingoyi z'icyaha cye. Azapfa azize ko yanze kwigishwa, kandi ubupfapfa bwe bwinshi buzamutera kuyoba. Dusomye amagambo dusanze mu gitabo cy'imigani, dusomye guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 23. Uyu mwaka, nshuti mukundwa, muvandimwe, wowe udukurikira, wowe uzakurikira iki kiganiro cyangwa se iki cyigisho, turagusabye wirinde ubusambanyi, wirinde ko ubugingo bwawe bwarohama, kandi wirinde ko uzapfa uzize kutumvira. Dusoje ku ijambo rivuga ngo azapfa azize ko yanze kwigishwa. Nyamara ijwi ry'urangura mu butayu riragira ati, mwihane, mureke inzira ingeso mbi